bakunzi b'umucyo TV gatatu twongeye kubashimira uburyo mudukurikirana, uburyo muduha amakomenti, ari abo mu Rwanda, ari abo hanze, turabashimira cyane. Imana ibahe umugisha. Nk'uko twabibasezeranije ko tuzajya tubazanira abantu basize amavuta. Imbere yacu hari abantu bafite igikundiro cy'Uwiteka, bafite ubwiza bw'Imana. Nagira ngo babibwire, ni karibu cyane. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Mbere na mbere turabashimiye kutwakira. Amazina ni Imbabazi Alfonsina, ndi umufiyemeri, nkunda Imana, nkunda gusenga, ndetse n'indi mirimo Uwiteka ashoboje ndayikora. Hanyuma rero nkaba naje kuganira n'abantu b'Imana cyangwa se abashaka gukurikira Imana, kuko dukurikirwa n'abantu batandukanye. Hari ubashaka kwakira agakiza, cyangwa se hari ubagabwa asenga ibintu byo gusenga bisobanukiwe, cyangwa se ibintu by'ijambo ry'Imana bimubamo. Rero nkunda abantu b'Imana kuko Imana yaraturemye ngo dukundane kandi twaremwe mu ishusho y'Imana. Yesu yaravuze ngo nta wundi mwenda mbasigiye usibye uw'urukundo. Iyo mpamvu twaje kubasangiza ijambo ry'Imana, kubera ko turi bamwe. Umwuka ngo yahamagaye abo mu isi yose ngo babe ishyo rimwe, umwungere bumwe. Turashimira Imana yemeye kuba umwungere wacu kandi ikaduhuriza hamwe. Ntabwo yarobanuye ku butoni, nta nubwo Imana yacu izigera irobanura, ariko abamwizeye bakaguma muri we bazabona ukuboko kw'Imana n'ineza yayo. Rero ndabashimira. Imana ibahe umugisha. Abantu badukurikiranye cyangwa se abantu bifatanyije natwe muri uyu mugoroba kugira ngo twumve ijambo ry'Imana n'icyo Imana dushakaho muri iyi minsi, nuko ishaka ko twitwara. Ndumva ari ibyo ngibyo bihagije. Murakoze. Yesu aguhe umugisha. Turi kumwe n'umukobwa mwiza wundi bari kumwe, nawe natwibwire. Yego ni karibu. Murakoze. Amazina yanjye ni Dusingize Maria Josepha, ndi umukobwa mvuka mu karere ka Kamonyi. Nkunda gusenga cyane, ngakunda n'abantu b'Imana. Yego. Hanyuma naje kugira ngo tuvuge imirimo y'Imana, tuhumurize abantu, tubakomeze, ubaye tumubwire yihanga ko Yesu azamugirira neza. Kuko iyo tuvuze ngo Yesu azakugirira neza, si uko azaguha amafaranga, nta nubwo ari uko azaguha inzu cyangwa se n'ibindi. Yesu umuntu yagiriye neza mu umunezero w'ibihe bidashira. Ubu dufite abantu Imana igiye amafaranga ariko niba yanezererwemo. Umunezero tuvuga ni ubugingo buhoraho. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Badufitiye agaseke keza uko mbareba bagiye kudupfundurira. Ni karibu cyane. Murakoze. Murakoze. Nkundiriye umugoroba cyangwa se uyu mwanya dufashe kuba imbere y'Imana, dufashwe kandi tunafatwe. Hari ugufashwa ariko ntufatwe. Ibintu bikagufasha ariko hashira umwanya umuntu akakubaza ngo mbese byagenze gute, ngo twafashijwe uyu munsi, ariko ntubamubwatse ikintu cyagufashije ni igiki, nanjye kimbwire nanjye kifasha, ngo hajya ngo ariko twafashijwe ngo nubwo ntavyibuka. Rero umuntu nafashwa ajye muri mudu wo gufashwa. Namara gufashwa, namara gukurira ubwiza bw'Imana, nawe yumve ko yabubika muri we ku buryo yagira n'abandi bufashisha. Kuko niba naje nagera ku muntu runaka, urugero nka Jose w'inshuti yanjye, Jose akasangisha ijambo ry'Imana rikafasha, nkumva hari ibyo yihinduye muri njye, birashoboka ko ngomba kuribika nkagenda nkarifashisha n'undi hirya, nawe agafashwa n'ibyafashije. Kuko ngenda mubwira ibyafashije ariko sindi kumusobanurira. Rero tugiye kubanza turirimbe. Turi abantu b'Imana, dukunda kuririmba kuko buriya kuririmba byirukana Satani. Iyo nta bazimu ufite, iyo nta byaho, nta bizira uri kubyiniraho, nta n'ibyo uri kuririmba. Ubundi ubanza kwica dayimoni w'icyaha wagutandukanya n'Imana. Wamara kwica uwo mudayimoni, uriya dayimoni ajya yihebesha. Ariko iyo wageze mu gihimbano cy'umwuka, urimo kuririmba ari kubohoka,
ukuririmba ni ku bwiza bw'Imana bumanuka, ukuririmba ni kumva umutima yanimba n'agahinda ufite bigenda byayuka ukumva umutima wawe urakeye. Iyo umaze gucya wumva mwuka wera ari ukuyoboye, wumva mwuka wera ari wo uri muri wowe. Niyo mpamvu rero njya nkunda kuririmba iyo ntacyo umutima ushinze, mbanza kuririmbira Imana nkakurikizaho ijambo, kuko ijambo ni umutsima utera imbaraga. Umurinzi warabirebye aravuga ngo murye umutsima utera imbaraga mutazananirwa mukigenda, ngo munywe no ku mazi y'ubugingo. Uyu mutsima utera imbaraga ni ijambo ry'Imana. Iri jambo rero ryadukuye ahantu hakomeye, ryadukuye mu byaha, ryatubatuye mu bubata bwa Satani, ridukura muri za karande iyo ngiyo. Niyo mpamvu turyubaha, tukarisoma, tukongera tukaryuza. Iyo tumaze kuryuza tubasha gusobanukirwa, hanyuma mwuka wera w'Imana akamanuka dusobanurira. Nazine kutarabone sasoma hene tarawi. Iri jambo ryagusanze wigaragura mu ivata, rirangije ravuga ngo baho, urangije ubaho. Wari gupfa rigusanze hariya ahantu wari kugwa, rirangije rivuga ngo baho, kubera ko Imana igufiteho umugambi, kubera ko hari icyo Imana ishaka kuzakora ku buzima bwawe, kubera ko Imana ishaka gutunganya ibidatunganye. Hari icyatumye igusiga ikareta, tunganya ibidatunganye. Ubundi nyiri umurimo Kristo twakurikiye aza kugirira neza, katuririmbere n'akakorasi kadufasha, hanyuma nitukasoza turakurikizaho ijambo ry'Imana. Murakoze. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura, rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Rangurura maze utangariza abafite intimba, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura, babwira ko dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze Imana irashimwe. Haleluya. Dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Iyo mu bibazo byacu dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Iyo bagutega iminsi dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iratwumva. Iyo dusenze iratwumva. Imana iyo dusenze iratabara, iyo dusenze ishobora byose, iyo dusenze ikiza indwara, iyo dusenze iyo dusenze kora ukuzima, iyo dusenze Imana iyo dusenze iratwumva. Rangurura maze utangariza abafite intimba, shimwa Mana, bwira n'abo bose bashaka kwiyahura, dufite Imana itabara abayo, iyo dusenze iradusubiza. Haleluya. Dufite Imana itabara abayo, Imana we, iyo dusenze iratwumva. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Ngo dufite Imana itabara abayo, ngiyo dusenze iratwumva. Iyo ngiyo bavuga haleluya, iyo ngiyo ikiza uburwayi, iyo ngiyo ikiza ibisazi, iyo ngiyo ikura ikuzimu, iyo ngiyo ikura muri karande, iyo ngiyo irashoboye, iyo ngiyo irahambaye muri byose. Ngiyo dusenze iratwumva. Iyo ngiyo ubabaye uri mu gahinda, iyo umuntu ari mu gahinda aba yumva andi majwi, ariko ngo iyo dusenze iyo ngiyo iratwumva. Haleluya.
ndaririmba cyane ngo rangurura maze utangariza abafite ni ngo bwira nabo bose bashaka kwiyahura ngo yuko dufite Imana ngiyo ngo itabara abantu ba ngiyo niyo basenze irabumva bivuze ngo tubeshejweho no gusenga haleluya bivuze ngo iyo Mana twari turimo tuvuga iyo dusenze twumva Imana ishimwe amen haleluya amen turashimira Imana itabara abayo buriya njya mbwira abantu ngo Imana yaturebye icyoroshye cyangwa se Imana yaturebeye uburyo bufatika kandi bukomeye burenze kuba wakiga masters burenze kuba wakiga kaminuza birenze kuba wagira ubumenyi burenze ariko umuririmbyi agira ihisuri aravuga ngo ranguru maze utangariza abafite irimbo ngo numara kubatangariza ngo ubwire nabo bose bashaka kwiyahura ngo dufite Imana itabara abayo niyo dusenze Imana haleluya Imana yacu ishimye ko yaturebereye aho tutareba Imana ikaturebera Imana ikaduha uburyo Imana ikaduha ijambo Imana ikaduha icyerekezo dufite Imana itabara abayo n'abantu b'Imana mwe mwubaha Imana ubundi musanga Imana iratabara Imana irengera umuntu wayikomejeho Imana ntabwo ijya yirengagiza dufite Imana itabara aravuga ngo bwira nabo bose bashaka kwiyahura bwira abo bantu bafite dufite abantu barushe dufite abantu baremereye dufite abantu babuze amahoro yo mu isi ariko dufite Imana itabara wowe wari wihebye waburaga icyerekezo ukumva uriganyiriye ukumva ko kubaho kwawe biranye ukumva ko nta buzima ukumva yuko waciriweho iteka ukumva ko nta jambo ufite mu miryango ukumva ko wamaze kuba igicibwa ariko tumbira Yesu wenyine niyo gisubizo nurangiza ubwira Yesu ngo duzi neza kutabara bawe iyo dusenze Imana iratwumva iyo uri mu kigeragezo cy'uburwayi iyo usenze Imana irakumva iyo uri mu kigeragezo cy'ubukene iyo usenze Imana irakumva iyo uri mu kigeragezo cyo kwangwa iyo usenze Imana irakumva kubera yuko Yesu ni we nzira y'ukuri n'ubugingo nta muntu uzajya kwa data atamujyanye Yesu ageze ku musaraba aravuga ngo abantu barushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura Yesu ntakindi yaravugiye ayo magambo yagira ngo abanze duture umutwaro w'ibyaha ntabwo yaravuze ngo nimuze ndabaha amafaranga ntabwo yaravuze ngo muze ndabaha amazu meza ahubwo yarebaga agahinda k'abantu yarebaga umubabaro yarebaga uburyo abantu bikoreye imitwaro y'ibyaha yarebaga uburyo abantu bari mu isayo yarebaga uburyo abantu bari mu icuraburindi mu mwijima arangiza aravuga ngo abarushe n'abaremerewe ntabwo yarebye umukene ntiyarebye umukire ntiyarebye ku aho uturuka ntiyarebye ku moko ahubwo yaravuze ngo abantu bose barushye Imana ishimwe cyane wari urutse nanjye ndushye ariko Yesu aduhaye karibu twese turinjira Yesu abanza kuturuhura ibyaha yasanze turi abanyabyaha twarasayishije nta cyiza twakoraga twari babi cyane twaraba gucirwa iteka ariko Yesu aratwitegereza kubera ko afite ubu yuzuye ubuntu yuzuye imbabazi ari umunyarukundo aravuga ati ngwino nawe baho arangiza aravuga ati ngwino nawe ugire imbabazi hanazone kitarabiri nene shaido pili kita yasini malakita yabo ene sasomini gre Yesu nitayabo na nuba aracakaza ibiganza na nuba aracakeneye kubabarira abantu bayo niyo mpamvu ndi kukubwira umugoroba ngo ngwino uva mu byaha hanyuma Yesu aza gutabare Imana ishimwe cyane icyo ushaka ku Mana gipfunyitse mu kigushakamo icyo uri gushaka ko Uwiteka Imana irabifite ntabwo Imana yagira ikintu yima umuntu ugenda utunganye ntabwo Imana ari umukene nta nubwo yitwereza ibihugu bikomeye nta nubwo Imana igisabiriza ntabwo Imana ikenera inkunga iyo ije gutabarira haguruka mu bwana bwawe iyo ije gutabarira haguruka ikajya kuri tere ikavuga ati niba ari Rufosi ndamutabara nta kabuza nta muntu wakwitambika mu mugambi wawe n'Imana wowe tunga isi Imana igusaba hanyuma nawe wizere Imana kugutabariza gutabara kukugira neza izakugira neza wicekirege ikigeragezo urimo n'ikikunambure ikigeragezo urimo n'ikiguca intege ahubwo wowe ukwiye gutumbira ugakora ibyo Imana ishaka hanyuma Imana nayo icyo ushaka ikakiguha kubera iki natangiye mbabwira ngo icyo ushaka ku Mana gipfunyitse mu kigushakamo Imana ikeneye kukizwa hanyuma
imana ikaguha ibyo ukeneye kubera yuko ntabwo ibyo kurya by'imana ijya ibijugunyira imbwa ariko birivuga ntabwo ari fosi n'ubivuze nta nubwo mbatutse ahubwo ni ukugira ngo mbagereranyize uburyo imana ikora imana itanga ibintu bye kuko nayo yitwa iyera kandi izabana n'abera nimutunganye inzira z'uwiteka hanyuma uwiteka naza agasanga kwishimira nta kintu atazaguha narabujya avuga ngo imana yakwishimiye yakuraza naho irara haleluya imana ishimwe cyane rero nagira ngo ubwire ngo ufite inimba ubabaye ushaka kwiyahura wowe ubona ko watawe wowe ubona ko nta buzima nta kubaho nagira ngo ubwire ngo aho ubona ko ibintu byarangiye aho niho imana ije gutabara aho niho imana itangiriye aho niho ugiye kubonera imana aho ngaho niho abantu bagiye kuvuga bati uyu muntu yatsenze imana aho ngaho niho imana ivuze ngo komera aho niho nesansi omiri aho niho ideshayibonewa aho niho imbaraga z'imana zongeye kumanukira muri bo aho ni ukuboko kw'imana kugiye gukora ibikorwa abantu bagatangira kuvuga ngo uyu muntu yarasenze ubaha imana ibintu biharire imana kugutabara biri mu mushinga wayo biri muri bije yayo nta kintu imana izigara yima umuntu ugenda utunganye imana yaraturemye izi ko dukeneye kubaho neza imana ni isirimu imana ni isirimu imana ifite zose imana kubaho neza irabizi ko bidukwiye izi ko tuzatunga amafaranga ndetse n'amazu meza ariko se mbere yo gutunga ibyo imana ubugingo bwawe iri kubonutse ndaje kukubwira ngo niwitotombera ikigeragezo urimo ahubwo tunganya ubugingo bwawe uyu mugoroba ndagira ngo nkukomeze nkubwire ngo aho wari ugeze witotomba aho wari ugeze wivovota cyangwa se unamunsi ucitse intege nagira ngo nkubwire ngo wegure intwaro yo gusenga no kwizera wegure intwaro yo gusoma ijambo ibyo bizagukomeza uyu ni umutima utera imbaraga iyo satani avuze turapfuye ujye umubwira ngo sinzapfa nzarama kugira ngo nekereze abantu imirimo Uwiteka yakoze uburwayi ufite nagaruka ko kwica ahubwo no kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe Imana ishimwe cyane ndagira ngo nkubwire iterabwoba rya satani rikubitisha uyibwira ati umugabo niringiye abarusha amaboko umubwira ati satani wowe naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka Yesu abivyo yiye byose ndamahoro hamiriza satani nurangiza wowe ivugana n'ikigeragezo ubwira Yesu azavugana n'ikigeragezo nugende sasoma nujya gutingana n'uburwayi ubwo burwayi burakunamura satani atangira guhugure ariko bwira Yesu ngo mvugane n'uburwayi hanyuma uzamure intwaro yo gusenga hanyuma uzamure kwizera aho ugiye kubona ukuboko kw'Imana gukora ugiye kubona ineza y'Imana ugiye kubona Imana ibohora ugiye kubona Imana ikura mu burwayi ugiye kubona Imana ihindura ubuzima ugiye kubona Imana itanga icyerekezo ugiye kubona Imana ikuraho ibisazi ariko gusara babiteguye ugiye kubona Imana ikura mu mva ariko imva zacukuwe ndetse n'ibisaraba yateguwe ariko icyazi ni uko Kristo watubambiwe yarazutse aravuga ati abantu banyemeye bazazukana nawe abantu banyemeye no mu rupfu bazabaho Imana ishimwe cyane uzabaho no mu rupfu komeza wizere komeza ukurikira inzira ya Kristo Yesu ni umugabo udapfa Yesu ni umugabo utanyeganyega Yesu ni umugabo udatsindwa Yesu ni umugabo udashirirwa intwaro za Kristo zihoramo amasa kuko Yesu ahora arasa kandi agahora tuneshereza uyu mugabo icyo mukundira iyo umuhamagara atabara yamara gutabara nagaterwa ubwoba n'ingabo n'ubwisi bw'ingabo ariko ntabwo uyu mugabo yasubira inyuma ntabwo aterwa ubwoba n'uko hari ingabo nyinshi ahubwo Yesu yizera imbaraga iri muri we yizera imbaraga z'Imana zatsinze satani Yesu umunsi umwe ngo yamanutse ukuzimu arangije yitegereza abera b'Imana bakuye arangije ngo afata satani ngamwamura imfunguzo akingura abo bera barazuka batabarwa n'Imana niyo mpamvu mubwira ngo Imana dukorera ntabwo itsindwa iyi Imana dukorera ije kurwana ntabwo itinya ntabwo isubira inyuma nta nubwo ivuga ngo ubuse ndabigenzane nta nubwo ivuga ngo mushakire abantu baze kurwana ahubwo mu bumana bwayo iravuga ati satani we ibwiriza uhunge nawe uyu munsi uyu mugoroba ubwire satani uti zinga ibirago wigendere kuko Yesu yahageze yatabara aleluya ubwire satani ko ufite agarafu rero ari we Yesu Yesu azavugana n'ikibazo urimo Yesu avugana n'ikibazo wikoreye Yesu avugana n'umusozi umaranye igihe Yesu avugana n'uburwayi umaranye imyaka dore ko desini warabone hari abantu zekita enema bamaze igihe bizenguruka icyo gihe umaze uzengurukana uburwayi igihe umaze uzengurukana ibi bibazo igihe umaze uzengurukana iriba ku mutima wawe
yawe idashira. Bwira Yesu aza gutura urusyo ufite, bwira Yesu aza gutura uyu mutwaro. Yesu yageze kwa Yobu avugana n'ikibazo kiribwiriza, Yobu baratabarwa. Imana ishimwe. Twinjire mu ijambo ry'Imana, twinjire mu ijambo ry'Imana kugira ngo ibintu bigende neza. Kadusome ijambo riri muri Yobu ibice 27 umurongo wa 3. Turasoreza ku murongo wa 10. Yobu ibice 27 umurongo wa 3 kugeza ku wa 10. Kadusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo kadusome ndarahira ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwe utuma mpumeka. Ni ukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya. Ntibikabeho yuko nabemerera ngo muvuze ibitunganye, kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura, ntabwo umutima wanjye uzagira icyo ushinza nyiriho. Umwanzi wanjye namera nk'umunyabyaha, n'unyibasiye amera nk'ukiranirwa. Noneho utubaha Imana agira byiringiro ki? Iyo Imana imuciye ikamwaka ubugingo bwe, mbese Imana yakumva gutaka kwe? Ibyago nibimutera, cyangwa se yakwishimira ishobora byose akajya atabaza Imana ibihe byose? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu mugabo Yobu yari umugabo w'umutunzi. Yobu yari umugabo wubaha Imana, anatunze, mu by'ukuri nta kintu yari akennye. Noneho Yobu igihe kimwe Satani ngafata umunsi ajya kuzerera isi. Amaze kuzerera isi ngo arangije kuyizerera ngo aragenda, ngo Imana ibonye Satani ngiramubaza ngo Satani se uvuye? Ati mvuye gutambagira isi cyase mvuye kuzerera isi. Ngo arangije Imana iramubwira ngo mbese witegereje umugaragu wanjye Yobu? Satani aravuga ati namubonye. Noneho Imana aravuga ati se witegereje uburyo anyubaha? Satani araseka ati urabizi impamvu akubaha Yobu? Nta mpamvu atakubaha. Yobu wamuhaye ubutunzi, ibyo ni ibintu bigaragara. Wamuhaye abana beza, abahungu n'abakobwa byose arabifite. Umugore aramufite, afite inshuti. Mbese Yobu urebye nta kintu abuze, ubundi yaburete kukubaha. Noneho Imana ibona ko Satani ibyo ngibyo ari urwishingikiriza azanye. Noneho bitewe n'uko Imana yari izi umutima wa Yobu, irangije iramubwira ati mbese ibyo nibyo witwaje? Irangije Imana ibwira Satani ngo ngaho genda, ibintu bya Yobu byose ubirambureho ikiganza cyawe, abana be, ubutunzi bwe, ndetse n'umubiri we, ariko ikintu nimanye ni ubugingo bwe. Stop n'ubukoreho. Noneho ngo Satani ngo agenda yishimye azi yuko mbese ubugingo bwa Yobu bugiye kubura. Arangije ngo aragenda ngagera mu bana be, mu bahungu n'abakobwa, ngo bari kunywera vino mu mazu bishimye bidagaduye, mbese bari mu kirori cy'abana bakundanye cyangwa se bavindi. Ngo noneho ngo inzi birabagwiriye, ngo bose bashira he mu nzu. Ngo intumwa iragenda ibwira Yobu ngo mbese yabuze ibyabaye? Ati Yobu ati ntabwo mbizi. Ati abahungu n'abakobwa bawe bamaze gupfa, inzira bagwiriye. Intumwa ikivaho indi birahageze, ati urabizi ya matungo yawe yose amaze gushiraho. Yobu ibintu biramucana. Noneho ngo ndetse ngo ibyo byose birangiye, ngo Yobu Satani barambuye ikiganza ku mubiri we. Ngo noneho ngo Yobu atangira kurwara ibishute, Yobu atangira kumva ubuzima buranze, Yobu ngo akajya yishima, aho yishimye amaraso akava cyangwa se inyama zikoboka, ngo akajya yishimisha urujyo. Ngo bigo za nkuru ziragenda zigera ku nshuti ze, inshuti zirangije abantu benshi bagira ukuntu batekereza ibintu, bagira n'uburyo batanga komenti ku bintu.
barangije ngo batangira kuvuga bati se Yobu ko tuzi ko ari umugabo wubaha Imana, Yobu ko tuzi ko asenga, Yobu ko tuzi yuko nta kintu cyamutandukanya n'Imana, ni iki gitumye ibyago n'amakuba byisuka kwa Yobu? Aho uyu mugabo ntiyaba hari akantu yisigarije cyangwa akaba yaracumuye ku Mana cyangwa akaba yaratandukanye n'ubwiza bw'Imana. Barangije ngo baza kumusura mushinyagurira. Dufite abantu baza badujoma amacumu mu kigeragezo, dufite abantu baza batubzina ku mubyimba, dufite abantu baza batwongerera ibikomere, dufite abantu badushinyagurira, ariko Yesu niwe uzakomora ibikomere. Abantu baguteye ibikomere nta muntu uzakomora, ahubwo abantu bakongerera ibikomere. Ahubwo bwira Yesu nyiri kukurengera aza komora igikomere. Noneho ngo izi nshuti ziraza ngo Yobu wakisuzumye neza, aho ntabwo waba waracumuye, nta byaha waba warakoze zatuma ubwiza bw'Imana bukuvaho. Reba abana barashize, ubutunzi burashize, ndetse n'umubiri wawe ugeze aho ubiva. Urabona kuko bimeze bite? Yobu arababwira ngo sinabemera ko ibyo muvuze ari ukuri. Arangije avuga ijambo rikomeye, arababwira ati sinabemera ko ibyo muvuze ari ukuri. Mu kigeragezo hari abajyanama babitugira, mu kigeragezo hari abantu bakubwira ayo bashaka, mu kigeragezo ntabwo umuntu yakubwira ngo kome, ahubwo arakubwira ngo simbuka cyangwa se uhunga urugamba. Hari abantu bakubwira ngo hunga ariko uhunze ishuri. Iyo uhunze ishuri ritararangira utangira bundi bushya. Noneho ngo Yobu kubera ko yababwiye ngo sinabemera ko muvuze iby'ukuri, nuko Yobu yari afite amakuru. Yobu yajyaga yiherera agasenga Imana nubwo ikigeragezo cyari kinuse, nubwo ibyago n'amakuba byari byinshi, ariko hari ijambo rivanga ibyago n'amakuba ku mukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka dukiza muri byose. Yobu akajya yiherera agasenga Imana, Yobu akabwira Imana ngo Mana bimeze bite, ibi biri kumbaho se Mana bimeze bite, mbese Mana mbwira icyaha naba narakoze, mbwira ikintu naba naracumuye cyatuma ibyago n'amakuba biba byinshi, cyatuma inshuti zishinyagurira, cyatuma umubiri unyanga, cyatuma n'umugore nishakiye ambwira ngo nimwihakane nipfire. Uyu mugore we Yobu yagombaga kumufasha mu kigeragezo, akamuba hafi nibura akamuhumuriza, ariko nawe yaramubwiye ngo Yobu wakihakanye iyo Mana ko ntakikumariye, iyo Mana kitakikumva, iyi Mana ko wagira ngo ntikinakuzi, iyi Mana n'amazina yawe ushobora kuba yaranayibagiwe, wakihakana iyo Mana ubundi ukipfira. Ngo Yobu arangije agira umubabaro, aravuga ati Mana uyu mugore nishakiye niyo twakabaye dusigana mu kigeragezo. Arangije aravuga ngo ubaye nk'umwe mu bagore b'abapfafu. Ndagira ngo mubwire ngo mu kigeragezo ni wowe na Yesu, nta muntu muri kumwe, urugamba uri kurwana ni wowe na Yesu. Uyu mugabo nasanze no mu binuka mujyanamo, ntabwo Yesu ajya yinuba. Umuntu yagufasha akubwira ngo muri inyuma, kuri inyuma nyine urwaba ruri imbere yawe, warugwamo ariko kuri inyuma yahita bibona kiruka. Ariko najya nkubwira ngo Yesu akujya imbere, Yesu akubanziriza mu rugamba, Yesu akubanziriza mu ntambara, Yesu akubanziriza mu burwayi, kuko atakubanjirije mu burwayi imyaka umaranye uburwayi wawe akabaye warapfuye. Yesu yigeze abanjiriza Saduraka na Meshaki na Abedenego mu muriro, mwitanura ryari ryenegejwe kare. Ngarangije ngaragenda ajya mu muriro mbere yuko bawujya, ngo bageze mu muriro ngo hanyuma kugira ngo bajye bumva n'ubutembere bagiyemo, ngo barangije basangamo umugabo witwa Yesu, ngo barangije baratembera. Hanyuma uyu mwami wari watanze itegeko ry'uko aba bagabo bagomba gutabwa mu muriro, ngo aza kugira iyerekwa. Hari igihe Imana ikora ku maso umwanzi wawe akagira iyerekwa, ngo arebye mu muriro ngo asangamo abagabo bane, aravuga ati uyu muriro ko natayemo abagabo batatu, ibi bintu ni ibiki ko ndeba mu wa kane, kandi uyu wa kane arasa n'umwana w'Imana. Imana itugire neza cyane. Abantu nubwo baturwanya bazi ko hari Imana, hari imbaraga z'Imana zituye. Haleluya. Nuko baratembera ngo buzura umwuka wera, baba ntabwo bari bakiri muri iyi si, ntabwo bari bakiri muri uyu mubiri upfa. Uyu mubiri twambaye urapfuka bora, ariko iyo umuntu yinjiye mu kirere yumva nabi ikintu cyamushobora. Ngo hanyuma ngo umwami ahamagara abantu babataye mu muriro, ngarabahamagara ati ni muzi uyu muriro twatayemo abantu bangahe, ati ni batatu. None ko mbonye mu wa kane asa n'umwana w'Imana, ngo arangije ngahamagara abo bagabo, ngarababwira ngo nimusohoke mu muriro. Ngo basohotsemo, ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego basohotsemo uko babatayemo, imyenda yari mizima, umusatsi arebye asanga nawe ahiye, aravuga ati ibintu ntibiba. Arangije arababwira ngo uhereye none iyi Mana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego
abariye mukorera ntimuzongere kurema igishushanyo cye n'ibajije kubera yuko yabonye imana nyamana ifite imbaraga iki gishushanyo nubwo yari yaratanze itegeko ngo bakirame cyari gifite amatwi n'icyumvaga cyari gifite amaso n'ikirere cyari gifite amaboko n'icyakoraga cyari gifite amaguru n'ikigere cyari kinestaserema la lambonestaseri cyari bagihagarikagaho hantu n'ikikure ariko imana yasaduraka na mesaki iyo ngiyo yarabonetse batangira kuyiramya iyo ngiyo yabanye nabo mu muriro basohokamo ari bazima uko niko imana yabanye na Yobu iramurindira murwanirira umugore aramwihakana inshuti zimuvaho ndajya nkubwira ngo imana ije gutabara abantu bose yigizayo imana ije kugutabara ibyishingikiriza bikura kugira ngo utazaba ngo Rufosina ngo buriya ataza kuhaba ngo nari kunesha ngo Rufosina iyo ataza kugira kufasha kama nk'udufaranga mu kigeragezo ntabwo nari kugera ahangaha ariko imana ikora nta rwishingikirizo imana itangira uri kuri zero imana ihindura ibintu abantu nta n'umuntu ukivuga ngo waramutse imana igutabara nta mu muryango nta n'ukivuga akagutaye aho ngaho niwe imana ariko imana yarigaragaje yo barakomeza yubaha imana aravuga ati ubugingo bwanjye buracyari buzima arangiza aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikuraho kuba inyangamugayo aravuga ati gukiranuka kwanjye ndagukomeje kubera iki Yobu yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa nzasubira mu nda y'isi nta kintu nambaye uyu Yobu yarafite kwizera so ku rugamba rutamurwanyije ngo ababazwe n'umubiri cyangwa se ababare ahubwo yarababaraga akagira ahagarukira kumva ko hari imana ishoboye byose Yobu arangije ngo arasenga akomeza kwinginga imana ikamubwira ngo humura nzabana nawe imana ikamubwira ati mwana wanjye rega ndakuzi nubwo abantu bagiye ndakuzi Yobu agasenga ati mwana wanjye nubwo abana bagushizeho nzaguhura ubyara Yobu agasenga ati mwana wanjye nubwo umugore nawe yakwakanye abagore ntibashire ariko ndagira ngo mubwire ngo abantu bashirirwa ariko imana nishirirwa ndagira ngo mubwire ngo mu kigeragezo abantu bagenda ariko Yesu muragumana abantu bakubaho Yesu muragumana abavandimwe baguta ariko Yesu niyaguta ababyeyi bakureka ariko Yesu niyakureka halasore haraboneko Yesu yubuye umubana kugisasiro Yesu mubana mu bikomere icyo gikomere ukakibana ariko ijwi ry'Imana nirihweme rikakubwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza wowe wareba hirya no hino ukabona naho bizaca ariko Yesu afite inzira yasatura n'igikuta ubutabazi bukaboneka yasatura n'igiti ugakira mbese Yesu we mu bumana bwarashoboye ntabwo ajya yikebagura ntabwo ari dagwani bikebagurira nta nubwo ari ryangombe ahubwo ari hejuru y'izo mbaraga zose ndagira ngo mukomeze mu kigeragezo uri muri mugoroba utumbere Yesu niwe gisubizo niwe mugabo w'ingabo niwe uje kukurwanira niwe uje kugutabara niwe uje kugukura mu burwayi niwe uje kugukura mu buzima bubi niwe uje kugukura aho abantu bagushize niwe uje kuhagukura aho abantu bakumanitse niwe uje kuhakumanura aho abantu bakwanitse niwe uteka uzakumanura imana itugirire neza cyane ndagira ngo mubwire ngo ikigeragezo utinzamo ukabona nta nshuti nta miryango yakigukuramo hagarara neza Yesu wiringiye niwe uje kugutabara Yesu azabikora ku mugaragaro babandi bose babibonesha amaso ndagira ngo ngutangarize ngo inshuti za Yobu izi zamushinyaguriye izo ngizo data wa twese yagezemo akuramo umukwawe ndetse mu zo Yesu yavunjiye Yobu no mu bamwihakanye yagizemo baza bamutura Yobu yakubiwe inshuro ebyiri kubera gutindana n'Imana mu kigeragezo tindana n'Imana we gutinda ku bantu ubibazaho ubacumuriraho baharandose uburwayi buranyishe mbese intambara ni nyinshi ntabwo zirangira oya tindana n'Imana we gutindana nakubwiye ngo nutindana n'uburwayi ugatindana n'ikigeragezo birakunamura bikumaramo imbaraga utangire wumva intege nke ziragufashe ni handi usanga umuntu acogoye akajya kubaza za ryangombe akajya kubaza za mana z'abisi zimwe zitavuga zitanyeganyega
bakoresha imyuka mibi. Ahubwo wowe shaka Imana, numara gushaka Imana utindane nayo ubwira Imana ngo Mana, nje ninjya kuvugana n'uyu mubiri uranyereka ko ibintu birangiye, ninjya kuvugana n'uburwayi buri bunyereka ko nta kubaho ufite, ahubwo genda uvugane n'uburwayi, genda uvugane n'ikibazo, genda uvugane n'ubushomeri, genda uvugane n'imiryango yantaye, genda uvugane n'ibikomere nakomeretse. Hanyuma icyo gihe Imana nuyizera uzabona ineza y'Imana, uzabona ukuboko kw'Imana. Wowe tumira Yesu niwe gisubizo, hanyuma ukiranuke. Uyu yo mu kigeragezo yarwaniriwe n'intwaro yo gukiranuka no kwizera, hanyuma akomeza kwizera Imana. Nyuma y'ibi yabonye ukuboko kw'Imana, nyuma y'ibi yaranesheje. Yobu yasubiranye ubuzima, asubirana umubiri, yongera abyara abandi bana, yongera aratunga, ubushyo buriyongera. Kubera iki? Yatindanye n'Imana mu kigeragezo, ntabwo yatindanye na Satani mu maganya, ahubwo we yiringiye Imana ishoboye byose. Kuko Yobu yaravuze ati icya mbere cyo ibi bintu ntabwo nabizanye mu isi, icya kabiri ntabwo navutse navutse nambaye ubusa buri nta n'ikintu na gito nigeze nzana kuri iyi si. Aravuga ati uko biri kose reka niringire Imana, iyamaye ibi ngibi yakongera ikama n'ibindi. Ariko aravuga ati icyambere shimira Imana nuko muri ibi bigaragaza byose naciyemo Imana ikimbona ikabona ubugingo bwanjye bukiri ubuzima. Aravuga ngo kugeza ubwo nzapfa sinzikura kuba inyangamugayo. Ariko muri iyi minsi abantu bananiwe guhamya Imana, abantu bananiwe kuba inyangamugayo mu kigeragezo, abantu bananiwe kuba inyangamugayo mu bukene, abantu bananiwe kuba inyangamugayo mu burwayi, abantu bananiwe guhamiriza Imana, ahubwo bamara kunanirwa bakajya kugira gutukisha izina ry'Imana, bakajya mu bapfumu. Nagira ngo ubwire ngo garuka, niwirwanirire, niwifungire imigisha, niwifungire ubutabazi bw'Imana, ahubwo wowe tumira Yesu niwe gisubizo. Urinde ubugingo bwawe, ube maso, ukomeze icyo ufite Satani ye kukwambura ikamba ry'ubugingo, hanyuma ibindi Yesu azakongerera, hanyuma uburwayi urwaye Yesu niwe uzabugukiza. Yobu yigeze abwira, katurusomira ijambo turisorezeho. Yobu ibice 23 umurongo wa 8 n'uwa 9. Aravuga ngo dore nigira imbere ariko ntihari, nasubira inyuma nkayibura, mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyuruzi, yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo nayibona. Ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu. Imana ishimwe cyane. Yobu arangije arakomera, ikigeragezo kimukanze, ageza ngo yajya ibumoso akayibura, yajya iburyo ntayibone. Ngo arangije ngaravuga ngo Mana, ubu ngubu koko igihe nasengeye, igihe ni muri ibi bigeragezo, amakuba mbayeho menshi, ibyago bibaye byinshi, urabyemeye ko inshuti zinsiga, urabyemeye ko umugore wamaye yihakana, none bimeze bite wa Mana we turi kumwe cyangwa warazindutse? Aravuga ati uko biri kose rero ubu nanjye ni njye nawe ndagushakira ahantu hose paka ducakirana. Haleluya. Noneho ngo Yobu ahantu yose agiye Imana ikamwitinga, ahantu hose agiye Imana ikamwihisha, ariko ntabwo Imana yari yamutaye. Haleluya. Kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri yo. Ngo arangije ngo byose bimucanye, ngo aravuga ngo izi nzira nyuramo nimara kungerageza ngizasohora mu ruganda ameze nk'izahabu. Imana izi nzira iri kunyuramo, Imana izi uburyo irimo kugucura, Imana izi uburyo iri kugukuba, Imana izi uburyo iri kugukaranga. Ariko rege ngo mbwire ngo Imana izi nzira uri gucamo, Imana izi uburyo iri kukwigisha, isura uhagazemo, ikigeragezo urimo Imana irakizi. Ahubwo wowe tumbira nurangiza wiyakire nka Yobu. Aravuga ngo izi nzira nyuramo. Mbese Yobu aha hantu yari amaze kwiyakira, aravuga ati uko biri kose iyi Mana y'ibitanzi mba narapfuye, iyi Mana y'ibitanzi ntabwo mba nyihumeka. Aravuga ngo
ariko izi ziranyura mureka mbigiharire nimara kungerageza nzasohoka muri uruganda yemeye ko nshishwamo meze nk'izahabu mu yandi magambo yaravuze ngo nimara kusohora muri iki kigeragezo nzagenda nkomeze n'abandi bumve ko hari imbaraga z'Imana zibasha gutabara umuntu bamutaye cyangwa se nagushingikiye. Nagira ngo nkubwire ngo uyu mugoroba nagira ngo nkubwire ngo igende kugeraho Imana ijya yemera ko ikigeragezo kikugeraho. Imana ijya yemera ko Satani agusabiriza ikabyemera ariko ikarinda ubugingo bwawe. Imana ijya yemera ko utinda mu burwayi ariko igakuraho urupfu. Ahantu ujya gusenga Imana ikakubwira ngo ukwiye urupfu ariko uburwayi ukabugumamo kubera ko isaha yo kugira ngo ibusezere itaragera. Imana ikakurindira muri ubwo burwayi, Imana ikakurindira mu bushumeri, Imana ikakurindira mu gihe uri wenyine kandi ufite imiryango, ufite ababyeyi, Imana ikakurindira mu bupfubyi, Imana ikakurindira mu bwihebe. Nta muntu ufite wakugira inama, nta n'umuntu waganiriza ibyawe, nta n'umuntu wagufasha mu kigeragezo. Ibyo ngibyo rero bisaba kugira ngo ukomere wambare izi mbaraga z'Imana, ube imbere y'Imana wizere, usome ijambo ry'Imana kuko ni umutima udutera imbaraga. Kubera ko ushobora kubwira ngo Imana iravuze ibyo ntibyagukomeza zarangira ukiheba, ariko iyo usomye ibyanditswe usanga ko hari Imana izatabara. Usanga ibyanditswe ukavuga ati uko biri kose iby'umuhanuzi yamanuriye ndabona n'ijambo ry'Imana ribihamiriza. Ijambo rirambwiye ngo sinzakorwa n'isoni kandi no mu birira ririmo. Rero abantu biringiye Uwiteka nibakomere bishingikirize ku Uwiteka. Ijambo ryarambwiye ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyeza, ngo kandi uko imisozi igota i Yerusalemu uko niko Uwiteka agota abantu be. Rirangije rirambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Komera ikibazo cyo hari imbaraga, hari Imana ije kugutabara, hari Imana ije kukurengera, hari Imana ije kukubohora, hari Imana ije kukuvuganira. Imana itugirire neza cyane. Nagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana yakuretse. Wowe wari ugeze mu kigeragezo ukitotoma, wari uvaranye igihugu bwawe uritotoma ukavuga ko Imana yagutaye ndetse ukavuga ko itakuzi. Amasezerano yaragucumuje, iminsi n'ibihe biragucumuza, ubuzima umazemo igihe buragucumuza, uburwayi buragucumuza, kuba wenyine biragucumuza. Ariko izi nzira unyuramo nimara kukugerageza uzasohoka mu ruganda umeze nk'izahabu. Imana ishimwe, emera utunganywe n'Uwiteka, emera uruganda rw'Uwiteka rugutunganye. Icyo nzi cyuzavamo umeze nk'izahabu kuko Imana igucunda igushakamo amavuta. La kitara bone siregere shine etala wini fore sinema ene kukaya bone sasoma nimwambara imbaraga z'Imana no gukira ibindi bihari Uwiteka. Imana ibaho umugisha cyane, Imana ibagire neza cyane. Tunganya inzira zawe, ikigeragezo nikigutandukanye n'ubwiza bw'Imana. Ubwira Satani uti nubwo uri kungerageza gukiranuka ndagukomeje. Imana ibaho umugisha. Ndabashimiye cyane abakurikiranye ijambo ry'Imana cyangwa se abizera ijambo ry'Imana, nabizera ko Imana izabagirira neza, n'abategereje ubugingo buhoraho cyangwa se iherezo ryiza. Ariko icyambere agaciro cyangwa se inyungu y'umuntu w'umukristo cyangwa se ikintu Imana ikugambiriye ni ubugingo bwawe. Ese ubugingo bwawe buracyari buzima? Mu kigeragezo urimo wisuzumye wasanga Imana ikigushima? Mu kigeragezo umazemo igihe Imana nibura mu kuza kukurwanira kwayo yasanze ikigeragezo cyangwa umunzani yaguhagaritseho ukiwuhagazeho neza? Uyu munzani ntuwitotombere, uyu munzani ntuwuveho, ibiro byawe rindira ko bishyika. Imana izagutabara, Imana izakugirira neza, Imana ije gukina finale. Hanyuma tumbira Kristo, dusenga Imana, wizera Imana, wongere kuzamura izingiro muri wowe, wongere kubaka ku ijambo ry'Uwiteka. Iri jambo rirakomeye, iri jambo haraho rigukura naho rigushyitsa. Imana itugirire neza cyane. Nagira ngo uhumurize umugoroba nkubwira ngo ibigeragezo bya Imana irabizi, igipimo uriho Imana irakizi, igihe umaze Imana irakizi. Ahubwo ni ukugira ngo imirimo yawe yerekanirwe, y'Uwiteka yerekanirwe muri wowe. Hanyuma uhumure, ntabwo ibyo bigerageza ari byo kukwica,
nibyo kugira ngo izina ry'Imana rizaheshwe icyubahiro kuri wowe. Imana itugire neza cyane kandi Imana idushyigikire. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha kandi murusheho gukunda ijambo ry'Imana, munezwa munakiranuka, kuko Yobu mu kigeragezo aravuga ati nubwo ibigeragezo bimayeho ariko nubwo ubugingo bwanjye buri buzima nabona n'iherezo ryiza. Rero ihangane ukomere, Imana ije kugutabara, ije kugusohora mu ruganda umaze igihe wizenguruka, umaze igihe ubabajwe n'umubiri, umaze igihe stress zarakwishe, umara igihe ibikomere, dore wirgurira ukararurira, ariko rero nguhumurize ngo humura, hari Imana izi nzira uri kunyuramo, hari Imana ize kugukura muri uru ruganda yagushizemo, yagira ngo igucure gushakamo amavuta. Iyo uzaba ukomeye uguca mu bikomeye kugira ngo uzagira bukomeza. Ntabwo uzabwira umuntu ngo Imana irakiza utararwaye ngo igukize, ntabwo uzabwira umuntu ngo Imana itanga akazi itarakabuze ngo ikaguhe bivuye mu bushake bwayo. Rero komera, utuze umutima, ikigeragezo urimo Imana yemeye kukigeramo. Ikigeragezo kizanwe na Satani, Imana itagifitemo ubushake, urasenga kikavaho uwo mwanya, ariko Imana igiherekeje cyangwa se ikabzemera kikumaraho igihe, ariko Imana ikazitamurura. Imana ishimwe. Mbere na mbere ushimira Imana ko yakurinde mu kigeragezo ntupfe, ushimira Imana ko yagiye ikura ipfu nyinshi ku buzima bwawe, ushimira Imana ko yagiye ikura impanuka nyinshi zari kuguhitana ku buzima bwawe, ushimira Imana ko yagiye igukuraho imbaraga z'amahembe bagutongeraga, kuko desini marakita hari abantu Imana iri kumbwira bagiye bateza ibisazi, hanyuma babateza zabageraho n'ibitume biru, Imana igakinga ukuboko cyangwa se Imana ikabahagararaho ikabatwikira umutaka, hanyuma ibyo bisazi bigafata ubusa, Imana ikabarinda ntimusare. Imana irimo irambwira ngo hari abantu Imana zekita yakije kanseri mwari gupfa, ikindi Imana irambwira ngo hari abantu zenekuta yongeye gushyiraho uburinzi bukomeye, yongeye kubahagararaho. Ikindi Imana irambwira ngo hari abantu ije gukura mu bwigunge, hari abantu ije komora ibikomere mu mara y'ibiri, hari abantu muri gusekera ku bikomere, hari abantu muri kugendana ibikomere, hari abantu muri kujya muri dushe mu koga ariko umutima ni were kubera ibikomere mwagiye mukomereka. Imana irambwira ngo ije kubomora inguma, Imana irambwira ngo ije kudesansoma hene kutaya bini. Hari abantu Imana ije kudesansa gukura mu burwayi bumaze n'igihe. Ikindi zekita Imana irambwira ngo hari abantu bajya bohereza ibitero by'amahembe, hari n'abandi bajya bohereza imyuka mibi, hari n'abandi zekita bifuje ko babazadebire, hanyuma Imana ngo irangize ibahagararaho. Imana irambwira ngo nimuyubahe muyikomezeho, Imana ije kubatabara no kubagira neza. Ikindi Imana irambwira ngo izo karande cyangwa ibyo bitero baboherereza Uwiteka atabibakuyeho nta muntu wabakuraho. Ikindi Imana irambwira ngo ntimwirwanirire, ni uwajyaga mu bapfuma bireke, uri gutekereza kujya bireke, Imana ije kwiyerekana mu gihe cyayo. Ikindi Imana irambwira ngo ije kubakiza, nta muntu ubigizemo uruhare, ukubaho k'Uwiteka niko konyine kuje kubakoraho uburwayi bugakira. Imana ibaha umugisha, mwakire neza ijambo ry'Imana. Turishimiye Imana. Abakobwa ba Yesu, Imana ibaha umugisha. Waba urwaye, waba ufite intimba, waba ufite agahinda, waba ubuze ihumure, hano hari abakobwa beza biteguye kubafasha. Nagira ngo babahe nimero mubahamagare. Hari igihe uba mu kigeragezo gikomeye ukananirwa ubusenga, ariko umuntu ashaka kugufasha. Umukobwa w'Imana nk'aba ngaba basizwe amavuta bagufasha ukaruhuka, ukagira ihumure, ugakira intimba, ugakira ibikomere. Alfonsina nabahe nimero, na Jose babahe nimero, mubafashe pe abantu barabona. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ushobora kuba ufite uburwayi runaka, ushobora kuba ushaka inama, ushobora kuba ushaka kwihana, ibyo byose twabigufashamo. Nimero yanjye ni 0787 7 6 6 5 2 0787 7 6 6 5 2. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Na Jose yabaha nimero. Hanyuma nimero yanjye ni 0788 74 45 093 0788 74 45 093. Murakoze, Imana ibaha umugisha.
Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha. Yego, nk'uko turi abakristo tugomba gusoza ikiganiro dusenga. Reka dusabe Alfonsina adusengere. Mana data wa twese mwiza, uri Imana igira neza, uri Imana yo kubahwa, uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama tugira. Turagushimiye kuko wera uzabana n'abera. Natwe dukeneye kuzabana nawe mu bwami bwo mu gihugu cyo mu ijuru. Turagushimiye ko uyu mugoroba ubanye natwe mu ijambo ryawe. Turagushimiye ko dushyigikiye mu murimo wawe watangiranye natwe zenetarawiti binifo, usozanyije natwe Kristo. Turagushimiye ukomeze kwamamara kuruta uko twakamamara. Tugushize imbere, uhabwe icyubahiro, icyacu kiburi cyawe kiboneke, ugaragarire muri twe. Kandi abantu bateze ijambo ryawe amatwi, nyemerera ugire kubaka muri bo, kandi ugire izo ukemura muri bo. Ugire imisozi wubikana uburakari zitabimenye, ugire ubuzima bakuramo, ugire mwami Imana ikigeregezo bateruramo, hanyuma babone ukuboko kwawe. Tubasabiye gukomezwa n'ijambo ryawe, tubasabiye mwuka wera arushaho kubaganiriza kandi abasobanurira iby'uru rugendo. Tubasabiye kwihangana kuko ari uje kubatabara no kubarengera. Urakoze Yesu. Rero turatuje n'utuze, urushaho gukora umurimo wawe kuko ari wowe nyiri umurimo, ari nawe uzawurangiza. Nyiringabo Imana rero ukomeze ushyigikira abantu bawe baduteze amatwi bakumva ijambo ryawe, ndetse natwe ukomeze kudukomeza muri uyu murimo. Uzaturinde gucika intege, kandi na bene data bose ikiruta byose turagusabye ngo uzaduherezo ryiza, tuzahurire mu bwami bwo mu ijuru. Urakoze Mana, turagushimiye. Komeza kuturinda no kuduhagararaho. Ijambo ryawe rikomeze kuba mu mitima yacu, ritubere impamba n'urwego bizatugeza mu ijuru. Mana, ryubaka imitima yacu, rihembura imitima yacu. Haleluya. Ijambo ryawe rijye riduhembura twihebye, rikongera rikadukomeza. Hanyuma abari bafite intimba, abari bihebye, ubatabara uyu munsi wa none babone ko hari imbaraga z'Imana zabamanukiye. Urakoze rero. Icyo duhagaritse n'imigambi ya Satani, duhagaritse imbaraga zose z'ukuzimu, duhagaritse imbaraga z'amahembe, duhagaritse imbaraga z'abakuru n'abakuru mu izina rya Yesu. Iyi myuka bibohereza abantu mu izina rya Yesu. Umuriro wawe uturuka mu ijuru, manukire gutwika utanga Imana ku barwayi. Uyu munsi wa none bakire gukira. Urakoze Imana gusenga kibara no gukomera n'ibyawe none iteka ryose mu izina rya Yesu tubyambaje twizeye. Amen. 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 Yesu abaho umugisha. Abadukurikiye namwe Imana ikomeze kubaho umugisha. Ariko tubasaba kugira ngo mukomeze mukore share, comment ndetse na subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho uko bwije n'uko bukeye, kandi ibiganiro bifite amavuta. Murakoze cyane. Amen. Amen.